twerekeze mu karere ka Burera aho umukobwa w'imyaka 23 wo mu murenge wa Kagogo yishe nyina umubyara hamuteye icyuma mu mutima. Abaturanyi b'uyu mubyeyi bashinja inzego zibanze ngo uburangare no kudakumira kuko ngo uyu mukobwa yahoraga akubita nyina ngo dore ko yaranaherutse kumukura amenyo yose. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kagogo bwemereye Isango Star amakuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi, banavuga ko uyu mukobwa wiyiciye nyina yamaze gutabwa muri yombi. Bizimana Emmanuel ararambura inkuru. Uri kwica kaka kimuteye ku mutima. Umwana w'imyaka 4 watabarizaga nyirakuru ubwo yaterwaga icyuma n'umukobwa we yibyariye wo mu kagari ka Nyarubuye mu murenge wa Kagogo w'akarere ka Burera, ariko agakomeza gusongezamo kugeza kimuvunikiyemo, ari nako kajwi katumye abaturanyi babo bagera mu nzu nyakwigendera asa n'ubaguye mu maboko. Ibintu ndenga kamere nge nabonye bitoroshe. Reba umuntu w'umubyeyi kubona bamukubise icyuma cya mbere cya kabiri amaraso akabaravuye yamukubise mu mutima ikindi mwibere. Ni umwana we yibyariye yanamukundaga kubi cyane. Avuga ko umwana ko numva ari marira bidasanzwe avuga ngo uri kwica kaka, haba numva nawe masakuza cyane numva bakubitana ibiki bari gukubita ko numva bidasanzwe. Ibwo nakasegenje mbona hano hararangaye. Ubwo nibwo nasanze afite icyuma yamwegetse mu iguni. Jewe sinamenye ngo yakimuteye mu mutima. Ahubwo ngiye narwanye ndafata uwo mukobwa n'icyo cyuma musohokana namufasha amaboko ndamusohokana hanze. Ambona arimo arasa n'urimo yizunguza. Ngiye kubera ko nsakuza ngo ndebe ko bano nabo baza badutabare bantu badufasha ko nta bantu bahari. Ubwo nibwo nagiye gufata umukecuru ngatikubita hasi, ahubwo cya cyuma nibayo no kumwaka agitera gutya ikindi gita kimufata mano cyanyuze neza gutya kumutwe. Turahungabanye, yari umubyeyi mwiza nta kibazo afite n'abaturage, yari umuntu mwiza agira impuhwe. Iyo atagira impuhwe cyura muko ari santare baramukatiye. Nuko batikanje kuzana umwana wanje atazagwa muri gereza ariko aranga mubere inzirondo n'ubundi wamuyiciye. Aba baturanyi barashinja ubuyobozi mu nzego zibanze kurangara no kudakumira icyaha kitaraba ngo dore ko uyu mukobwa yahoraga kubita nyina yaraherutse no kumukura amenyo, cyane ko hari n'abaturanyi bagifite ibikomere bye. Wahuraga nawe mwaba muvuganye gatoya nanjye niwe wanteye ibuye. Niwe wangize gutya. Wareba Mwari mupfuye uhura nawe akagutukira ubusa. Navuga ko wenda nta natinya kubivuga ni nk'uburangare bw'ubuyobozi, navuga wenda no burangare kuko nanjye uwo mukobwa nanjye byambayeho rwose yarantegesheje nabyaye mbahani wabo bari banyishe nanjye. Yahoranaga n'amakimbirane n'uwo mukobwa we yanamukuye n'amenyo gavamo. N'uburangazi ariko hazamo n'impuhwe za kibyeyi. Umudugudu bose barabizi ko umuntu ari ikihebe, barabizi ko akuye nyina amenyo, baramuretse baragiye bamufunze umunsi umwe baramugaruye. Ubwo urabona ko leta nayo ibitagize ute tabigizemo uruhare. Niwe wakubise uwo muri kumwe cyangwa yaramukubise subi kubibona se nawe jisho yaramishe. Kubona rero avugana na Isango Star Nsengimana Aloyizi uyobora umurenge wa Kagogo yemeje aya makuru, anavuga ko uyu mukobwa wiyiciye nyina amaze gutabwa muri yombi. Ubwo yarafitanye amakimbirane na nyina umukobwa witwa Imana Claudine, hanyuma ngo umukobwa agira uburakari atera mama w'icyuma. Uwo mukobwa nyine atera nyina icyuma bishingiye kwera uwo mubyeyi asa naho arengeye umuhungu. Kwihanganishije umuryango wagize ibyaha. Nyakwigendera Mutuyimana Christine umubyeyi w'imyaka 53 ni upfuye bivuzwe ko yishwe n'umukobwa we yibyariye witwa Claudine Uwimana ufite imyaka 23 n'umwana umwe w'imyaka 4 yari yarabyariye mu rugo kwa nyakwigendera. Abaturanyi n'umuryango wabo barasaba ko mu bushishozi bw'ubutabera uyu mwana wagiye gufunganwa na nyina yarekurwa ngakarererwa mu muryango. Uwo mwana nawe aratuba. Emmanuel Bizimana, Isango Star, Kagogo mu karere ka Burera. Hakunze kumvikana amakimbirane mu miryango rimwe na rimwe atuma hari abayaburiramo ubuzima. Abaturage baganire na Isango Star baravuga ko ibyo byose biba yaba abaturanyi ndetse n'abayobozi babizi ahubwo ntacyo babikoraho. Umundi amakimbirane ubungu muri cyo kintu cyeze mu miryango mu ngo cyane nk'amakimbirane asigaye ari cyane. Nsigaye mbona ahubwo ngewe nta n'ikintu hari abayobozi bo mu rwego rwo hasi mbona nta bisa nk'ibintu byabaye akamenyero nta kintu bakibikoraho. Babagezaho ikirego nyine bakabifata nk'ibisanzwe kandi nyuma bikazasanga byabaye bibi. Baba bakimbiranye
bigakomeza bagashwana abaturanyi babareba bagakiza, bikongera bigahosha n'abayobozi bo mu rwego rwo hasi bakabakiza, bakagira ngo biroroshye, noneho mu nzu yabo bakazaza kushwana nyine bigashiduka umwe yishe undi. Rimwe na rimwe abayobozi bakaba babizi, byarabananiye wenda kuba babatandukanya ngo umwe wenda aba yacu ukwe cyangwa n'undi agenda ukwe, ugasanga nyine amakimbirane yavuka gutyo muri izo kuba batabasha kuba bafata ikibazo ngo bakirangize, ni abantu bakaba bakicana. Abasanga iki kibazo gikwiye kuvugutirwa undi muti kuko ibindi bisubizo birimo nko kunga bafitanye amakimbirane hari ubwo ntacyo bitanga. Hagomba kujyaho izindi ngamba kuko ni ibintu bikabije cyane, birimo biragenda birushaho kuba bibi cyane. Mbona nk'abayobozi wenda mu rwego rwo hasi baba barananiwe, ariko hari n'ibigera mu hejuru mu nkiko, bakagombye gutandukanya abantu hakiri kare, umwe atarica undi, kuko hari nabo bavuga ngo barabatandukanyije ariko bagakomeza gutyo bikazarangiza umwe yishe undi. Kubonga rero niho hahandi bavuga ngo bunze abantu, ariko hanyuma bikarangira umwe yishe undi kandi icyo kibazo cyarabayeho. Kuvuga ngo ingamba ya mbere ni uko umuryango wabonetsemo ayo makimbirane agomba kuba babikemura hakiri kare mbere y'uko ayo makimbirane abasha kuba yaboneka kugira ngo babe babasha kwicana. Tuvuge niba dushyamiranye dupfa ikintu ejo kikongera kwiye gufata umwanzuro wa nyawe, icyo kintu kikava mu nzira, umwe akaba yacukwe n'undi akacutwe tukaba twakirinda amakimbirane. Rosette Nkundimfura, inzobere mu mibanire no guteza imbere uburinganire, aravuga ko inzego zose zikwiye gufata iya mbere mu gukora ibishoboka byose kuri iki kibazo, ariko hakanabaho kubanza kwigisha, kuganiriza no gukurikirana bitegura ku bana. Ubundi mbere yuko bajya kwicana barinda bajya muri ayo makimbirane kubera iki? Kuki batakwicara ko ari abantu bashakanye bakundana, ariko bigenda bitego abantu noneho batangire kwangana, kuvugana nabi, kurwana kugeza aho bicara. Ikintu cya mbere ni ukwigisha ariko urubyiruko, kubera ko buriya iyo umugabo n'umugore babanye mu makimbirane of course birashoboka ko abantu babigisha bagahinduka, ariko nidushyira imbaraga mu kwigisha abana bakiri batoya, ndahamya ntashidikanya ukamenya uburenganzira bwabo, akamenya uburenganzira bw'umugore, uburenganzira bw'umukobwa, akamenya ko gukubita mugenzi we ari icyaha, akamenya ko ahuye n'ikibazo ashobora gushaka ubufasha. Iki nicyo kintu cyazadufasha. Igisubizo kirambye birumvikana kuri izi mfu no kuvuga ngo ntabwo dushaka kuvuga ngo gupfa ntabwo bizareka kubaho, ariko inzego z'ibanze zakoze akazi kabo, inzego zishinzwe izi manza zakoze akazi kabo. Mu by'ukuri abantu bakeneye kwigishwa ariko kandi no kuba responsable giye kubaka umuryango, fata inshingano zawe. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu 2019 yakoze ubushakashatsi ku mpamvu zitera amakimbirane mu miryango, bwagaragaje ko amakimbirane mu miryango aterwa n'ubusinzi aho buri kuri 52%, ubumenyi buke mu by'amategeko, ubuharike, ubusumbane hagati y'umugore n'umugabo, imyumvire mibi ku ihame ry'uburinganire, imikoreshereze mibi y'umutungo n'ibindi. Raporo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yo mu 2020 yo yerekanye ko mu 2019 abagabo 49 aribo bishe abagore babo naho abagore 14 bica abagabo. Ni mu gihe mu 2018 abagabo 37 aribo bari bishe abagore babo naho abagore 16 bica abagabo babo. Yasin Tushimire, Isango Star. Kiduhangayikishije aba baturage bo mu kagari ka Sahara mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze nibo bavuga ko bagorwa n'uyu mwuzi waciwe n'amazi ava mu birunga. Mu kwishakamo ibisubizo ubu bakoze urutonde rw'amabuye ari rwo banyura hejuru, nubwo bavuga ko nabyo bigoranye. Abana bose tubasibyaga amashuri kubera kino kiraro, noneho yaba ari umudamu dushaka ibibaho cyangwa ibiti tukamwambukirizaho, waba agiye gusenga asubira mu rw'iyo amazi gamanutse. Nta mabuye twe twifashishije mu buryo bwo kugira ngo tubone uko tuhambuka, kubera amazi menshi afite umuvuduko amanuka hano cyagiye gitemba, nawe urabibona. Hari abajya kuri Busogo, hari abava Nyabihu bambuka bakomeza ku Kiliziya, bose naha ngaha bagomba. Basabye ngombwa ko bafata aya mabuye bayarunda mu buryo bwo kugira ngo abantu bambuke, kuko urabona ukuntu haresha, izo mpamvu bifashishije aya mabuye. Ubwo rero muri make ukabona ko ari abana ari natwe twabona aho twambukira, iyo yatembye ntiwabona ahantu unyura. Noneho byararangiye kuva aya mabuye yaratembye akavamo, byararangiye nta n'igare ryahanyura. Iyi nzira isa n'iyigabijwe n'uyu mwuzi w'amazi ava mu birunga yabihuzaga n'uduce turimo akarere ka Nyabihu ndetse n'ahandi.
iyi nzira isa n'iyigabijwe n'uyu mwuzi w'amazi ava mu birunga yabihuzaga n'utundi duce turimo n'akarere ka Nyabihu ubu bigoranye kuhanyuza umusaruro bagasaba ko bafashwa bakubakirwa ikiraro ariko tubonye ubufasha mukatuvugira tukabona ikiraro cy'aha ngaha byadufasha bifuza ko bagikora mu buryo kugira ngo abaturage bazaje barabona ukuntu bahambukana ubona nk'abana bari kwambuka bagiye ku ishuri basi bagere n'ahandi gusura inshuti n'abavana mu miryango zabo ntago bahaca amazi bari gutemba kugira ngo mudutere inkunga mudusabire nyine ubufasha hirya baze badufashe ku buryo twabona nyine abantu badukorera ibiraro bizima ubwo nyine amazi yaza akatambuka nyine n'imodoka nyine zikaba zakwambuka turasaba nyine ubuvugizi kugira ngo badukore ikiraro gikomeye ku buryo nibwo umuzigo waba gwatembye umuntu yanakwambuka nta kibazo ubwo icyo twifuza ni ukugira ngo icyakora umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu madamu Wanyirigira Clarisse avuga ko bagiye kuhagera bakareba icyo bafasha aba baturage ngo cyane ko hari n'umushinga mugari uteganijwe gukemura ibibazo nk'ibi bareba aho ngaho niba wenda nta kiraro gihari bakaba wenda habonetse wenda ikiraro navuga kidakomeye cyane wenda twavuga ngo kirarambye mu buryo burambye kubera ko kumva umushinga uzatangira uriya mwaka utaha ariko navuga ko byose biri mu nyigo y'umushinga twazahagera tukareba uko bimeze bakaba bafasha uretse kuba bisa n'ibyahagaritse ubuhahirane n'imigenderanire yaha muri aka gace abatuye aha banavuga ko habera impanuka cyane ko hari n'abanyuramo bakavunikiramo dore ko bahamya ko nta n'icyumweru cyashira hataguyemo umuntu kandi bikamugiraho ingaruka hari n'uwaguyemo nimugoroba n'uri ku kirago wavunitse akaguru Bizimana Isango Star Ubusogo mu karere ka Musanze benshi bagwamo n'ubu hariya hari umubyeyi uryamye Isango Star.